turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu mwe mudukunda kandi mudukurikira. Tunabashimira ko mudushyigikira kubera ko tutazi ko mudukurikira ntabwo twakora ibi biganiro, tubikora rero kubera mwebwe, ubwo rero murabe igiciro cyinshi kuri twebwe. Twagarutse rero nibwira ko mumaze kutumenyera kuri kamera za channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Twagarutse tubaganirira ku bijyanye n'imyemerere muri rusange, yaba imyemerere gakondo y'Abanyarwanda ndetse n'imyemerere ya muntu muri rusange, ariko tunagaruka tureba ese muri iyo myemerere yose y'ukuri ni iyihe umuntu yagombye kuba afite ukwiye kwemera, ese kukamumarira iki. Ubwo rero ndi kumwe n'umutumirwa usanzwe atugezeho icyo kiganiro. Reka tumuhe umwanya, ijambo ryo ararifite, ubundi abasuhuze, no kubatamuzi abibwire, noneho twinjire mu kiganiro. Ariko muzi abo muganira, nge rero ni Emile Nshimiyimana, mukaba mumenyereye kuyicano, hanyuma nawe arabasuhuza abibwire, dukomeze ikiganiro. Ni karibu. Yego, murakoze cyane. Natwe dusuje abakurikira ibiganiro byacu bose, ariko kuko mubivuze nitwa Niyonzima Theogene. Ndi umukiranutsi ni umuntu w'intungane 100%. Dore ko abantu benshi bakunda kuvuga ngo nabo ni abakiranutsi, ariko waza gusanga ukamubaza se ukiranuka gute mu biki, ibyo bikabiberana. Ariko iyo tuje gukora ikiganiro nk'uku nguku, tuba tugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa ubuzima babamo, ibyo bemera, ibyo batekereza ndetse n'ibyo batanazi, bakarushaho kubimenya. Kuko mu by'ukuri igikomeye tuvuga ni uko abantu benshi bizera ibintu badasobanukiwe. Donc bakavuga ko bizera, ariko nk'uko Bibiliya igaragaza, kwizera ni ukumenya neza rwose ibyo bintu wiringira udashidikanya. Amen. Ku buryo washobora kubisobanurira abandi, ukavuga ibyo bintu neza abantu bakabyumva. Ariko ikibazo gikomeye, abantu benshi bavuga yuko bizera Imana ariko wareba ibyo bakora cyangwa ubuzima babayemo bikagaragaza ko batigeze no kuyimenya. Twebwe rero tuba turi gukora ikiganiro tubwira abantu ibyo bemera, imyemerere y'ukuri ishobora guhuza umuntu n'Imana, igatuma Imana ikugira intungane kubwo kwemera muri ubwo buryo, kuko ari bwo buryo yagennye. Ariko tukanayihuza n'imyemerere y'abakurambere bacu Abanyarwanda. Ariko abantu benshi bitwa abakristo bagaya cyane, ariko bakayigaya batanayizi. Ariko mu by'ukuri Abanyarwanda twebwe nk'abanyamateka tubakunda cyane, kubera ko buriya ntago bajyaga bakora ibintu batazi. Niyo mpamvu bagiye bagirana ibibazo n'abavugabutumwa, ariko nge sinavuga ko ari abavugabutumwa bwiza, kubera ko nyine n'abavugabutumwa ariko bwari ubutumwa batazi n'uwabatumye, ariko budafite n'igisobanuro. Urabona kubona wabwira umuntu kuri kumubwira ubutumwa bwiza, ariko ukamubwira ibintu agomba gukora muri ubwo butumwa bwiza nawe ubwawe utabasha gukora, nawe ubwe kandi atazanabasha. Noneho umuntu agahora mu mirimo imuvuna, ariko idashobora kumugeza nyirizina ku cyo yashakaga. Icyo gihe ubwo ngubwo nge mba numva atari ubutumwa bwiza. Nibyo, kuko bubaye bwiza bwaza ari ubukemura ikibazo umuntu yari afite. Ahubwo uko mbyumva buza bumushyira mu bindi bibazo birenze n'ibyo yari arimo. Ariko nyine ni nayo ntego yabo. Kuko uko barushaho kugushyiramo ibibazo birenze ibyo wari urimo, urushaho gukenera abatabazi. Bakaba rero biteguye n'ubundi kugutabara, ariko n'ubundi batagutabara ngo bagukize, ariko ari ukukwica bakugaragura, bongera basa n'abakuzuye kugira ngo ukomeze kuba uwabo, ukomeze kubakenera, bo bakugiremo inyungu bagukoresha iteka ryose. Ubwo bata rero twabayemo igihe kirekire, ariko tuza kugira amahirwe yo kumenya uburyo Imana
ariyo ikiza umuntu ikamugira intungane ikamwiyegereza noneho akaba hano muri ubu buzima ameze neza atagifitanye ikibazo nayo ariko atagifitanye ikibazo n'undi muntu uwo ari we wese asobanukiwe mbega. Niyo mpamvu rero twagiye tuvuga uburyo abanyarwanda bemeraga tukababwira imico bari bafite, impamvu bakoraga ibyo bintu, kubera iki baterekeraga, ese babyumvaga gute, bumvaga ari iki bibamarira, ese imbaraga bakuragamo ni iyihe. Izo mbaraga zose twagiye tuzigaragaza, tujya tugenda tunazisubiramo gake gakeya, ariko icyo tuba twifuza nyirizina ni ukugira ngo abantu bamenye ukuri nyakuri, ariko ukuri ni ijambo ry'Imana ari naryo Yesu Kristo. None nibamara kumenya ukuri kuba bature, noneho babe hano muri iyi si bafite amahoro. Umuntu akijijwe noneho, kuko urabona ngewe kera hari igihe numvaga nyine nifuza gukira. Urumva navutse iwacu ari abanyagatolika, ariko nareba imimerere, imisengere, imitekerereze dufite, nkajya mbona idashobora kongeza ku mukiro nyakuri nifuzaga. Noneho nza gufata icyemezo cyo kujya muri ADPR, kubera ko bavugaga ko muri ADPR bagira mwuka wera. Ahari mwuka wera nyine yazanzaho, nkamenya uburyo umuntu ashobora kubana n'Imana mu buryo busobanutse. Ariko namaze igihe kirekire muri ADPR, ubwo buryo butaraboneka. Nasenze amasengesho y'uburyo bwose, ku buryo abandi bagabo nyine bumvaga yuko ari umuntu ukijijwe kubera inshingano nyinshi nabaga nanafite, ariko nanjye nakumva nk'umuvugabutumwa waturutse ibunyanaka, ngatekereza ko ari we undushije gukizwa, nkumva namwegera tukabana kugira ngo nzakizwe nkawe. Ariko uko ndushaho kumwegera nkabona adakijijwe, ahubwo wenda naza kuba murusha. Urumva, ariko nyine iyo umuntu agenda yumva ashaka gukira neza, ni ikimenyetso cy'uko adakize. Ariko iyo Imana ikijije muntu iramukiza neza, noneho ku buryo yumva ari nta wundi muntu ku isi cyangwa se mu ijuru ukijijwe kumurusha, kubera yuko ari Imana yagukijije. Mu by'ukuri nk'ubu ngubu iyo ngenda nkimara kugira amahirwe yo kumenya uburyo Imana ikiza umuntu ikamugira intungane, akaba hano muri iyi si azi neza ko afite ijuru, azi neza ko Imana yamwemeye, ubwo mba numva noneho umuntu wagirirwa ubuntu bwo gukizwa, ubwo yakira nk'uko nanjye nkize. Uri aho ngaho uvuze ikintu cyiza, uravuze uti ubundi umuntu aba ashaka kumva ko Imana yamwemeye cyangwa yamwemera, ku buryo ukwemera kose, kwaba ari uko kw'abatubanjirije, kwaba ari n'uko kwazanywe n'abaje nyuma, byose icyo byabaga bigamije ni ukugira ngo umuntu atunge umutima ukuwemo kumva ko afitanye ikibazo n'Imana. Twari twasobanuye inzira abantu babanje kugenda banyuramo, dusobanura ibijyanye no guterekera, dusobanura kubandwa, hari ikindi kiganiro twakozemo twasobanura ibyo kubandwa, nayo ko yagiye iba nk'inzira abantu bagerageza kunyuramo nyuma yo kunyura mu nzira yo guterekera n'ubundi yo gutunganya inzira. Yego. Noneho ariko tunasobanura icyatumye kubandwa bibaho. Urumva habanje guterekera, ariko nyuma haza kujyamo kubandwa. Noneho ari naho twari twasezeranije abantu kubasobanurira ko ubundi igihe cyageze u Rwanda rukagira ibibazo, rugapfa, ariko nyuma rukaza kongera kuzuka mu bijyanye n'inzira nyine zo kwemera. Aho rero twe twasezeranyije abadukurikira ko twari bubasobanurire iby'ayo mateka, atari ukugira ngo abantu basubire muri yo, ahubwo bamenye ko izo zose zari inzira zo gushakashaka, ariko ko kuri nyine kwabonetse ari nako tumaze gusobanura. Aho rero nagiraga ngo tutaza kubagumamo umwenda, kandi twabonetse kugira ngo icyo nacyo twongere tugisobanure. Bibe dusubira mu mateka, ariko amateka nayo akaza kuba meza kubera ko nyine atuma abantu baza kumenya n'uburyo nibura n'abakurambere bumvaga ibintu.
noneho ya myumvire Mm. iyo imyumvire isobanutse abantu bumva ibintu neza babona uburyo bizera ibyo bumva. Yego. Nk'uko twabibonye rero twabonye ko igihugu cy'u Rwanda kigeze gupfa Mm. ahagana mu mwaka w'1700. Yego. Ubwo umwami Mm. nyine umwami w'u Rwanda wari uri muri icyo gihe Mm. yabyaye abana, Yego. ariko abana bakajya umukuru yari witwaga Bamara. Mm. Bamara rero avuka atavukanye imbuto, kuko bavugaga ko umwami kugira ngo azabe umwami Mm. yagombaga kuvukana imbuto. Yego. Noneho rero umwami akomeza kubyara abana aza kugeza ku mwana wa 10 Mm. aritwaga Ndahiro Cyamatare, Mm. aba ari uvukana imbuto. Mm. Ubwo mukuru we yari amaze kuba umuntu w'umugabo, Yego. afite n'ibintu byinshi, afite inka nyinshi, imisozi, Mm. afite n'abagaragu n'ingabo ndetse, Mm. ariko we atari umwami. Yego. Noneho ariko byaramubabazaga kubona ko uwo murumuna we ungana no mu bana be Yego. yabasha kuba amuyobora cyangwa se amutegeka ari umwami. Mm. Yashatse kurwanya ubwo bwami, ariko nyine abiru ntibamukundira, Yego. bamubwira ko kizira Mm. kurwanya uwavukanye imbuto. Mm. Ariko aravuga ati nubwo ngewe ntamurwanyije, Mhm. ariko abwira umwana we w'umusore witwaga Byinshi, Mm. aramubwira ati ntibikwiriye yuko Ndahiro Mm. agomba kugutungana Mm. ingoma. Yego. Birasaba ko uzashaka imbaraga byanze bikunze ukamwica, Mm. ukegukana ubwami. Ndahiro Cyamatare. Ndahiro Cyamatare. Eh. Noneho rero ubwo Byinshi bya Bamara Mhm. yashatse imbaraga, Mm. aragenda ajya muri Kongo, hakurya mu hitwaga muri Zaire, Mm. asaba umushi wahayoboraga Mhm. witwaga Nsibura Nyebungo, Mm. bavuga ko yari afite n'umugabekazi witwaga Nyiransibura. Yego. Baraza rero baramufasha, Mhm. batwikira umwami mu nzu nijoro Mm. n'ab'ibwami bose. Mm. Abiru benshi barapfa, Mm. igihugu kirangirika. Mm. Ariko mbere y'ibyo ngibyo hari nyine uzi ko kera abantu nabo abahanuzi barabagaho, Mm. bari baramuhanuriye umwami yuko igihugu kizapfa. Mm. Umwami apfuye, ingoma ngabe ikanyagwa, Mm. igihugu kiba gipfuye. Yego. Kubera ko muri ibyo bintu haba harimo n'imbaraga zikomeye Mm. zo mu buzima busanzwe abantu bakumva bitangaje. Yego. Icyo igihugu gipfuye nyine ibintu byose ubuzima burahagarara muri rusange, Yego. kuko igihugu cyamaze imyaka 11 nk'uko twabibonye cyarapfuye. Mm. Ariko Bibiliya bavuga ko nyine mu bitabo by'amateka Mm. inka ntizabyaraga, Mm. imirima ntiyeraga, Yego. imihango yose n'imigenzo yari yarapfuye. Reho na ya nzira twabonaga nyine ku Mana yapfiriye. Ah. Aha. Iyo mihango yo guterekera, Mm. y'ubuzima busanzwe, Yego. umusangiro wabagaho, Mm. ntabwo byabagaho Muri iyo myaka 11. muri iyo myaka 11, kubera ko nyine icyo gihugu Mm. bamaze gutwika umwami, Mm. bafashe ubwami kuri ubwo buryo, Mm. Bikozwe na byinshi. bikozwe na byinshi bya Bamara. Mm. Byabaye ngombwa nyine yuko igihugu gipfa, Mm. ibintu birangirika, abiru barapfuye, Mm. imigenzo uko abantu bagenzaga ibintu uko babyumvaga, Mm. habura abakuru bo kubigisha. Yego. Noneho rero ubwo haje kubonekamo nyine igihe gipfuye, Mm. ku buryo gituma ibintu bitagomeza kugenzwa nk'uko byagenzwaga. Okay. Ariko ubwo nyine kugira ngo cyongere gicungurwe, Mm. nk'uko twabibonye, Mm. hari umuhanuzi witwaga Nyangara, Okay. yari yarahanuriye umwami ko ibyo bintu bishobora kuzaba mu gihugu. Yego. Aramubwira ati ariko umugore wawe yari afite umugore witwa Nyabunyana, Mm. agiye kubyara umwana w'umuhungu. Mm. Uwo mwana azahita ahungishirizwa Mhm. kwa nyirasenge za Karagwe, Mhm. aba ariho azajya kuba, uwo niwe uzongera gucungura u Rwanda, Okay. ari we rero Ruganzu Ndori. Okay. Niho rero yarerewe aho mu bunyage, yari yarahungiye. Mhm. Ubwo rero ibyo bintu byo gutwika iwabo byabaye desert yamuhungishije kera kubwo kumvira abahanuzi. Mm. None rero nyuma niwe waje kongera kuza gucungura u Rwanda, Mhm. rusubira kuba u Rwanda, Mm. rusubira ibuzima ruva ibuzimu. Mm. Rero ariko urumva nyine kubera ko habaye intambara ikomeye cyane, Mhm. urumva ari uwo Byinshi bya Bamara, Mhm. nawe ntiyategetse u Rwanda nyine, kuko icyo gihe u Rwanda rwabuze umwami. Mm. Akimara kurutwika
kuko kugira ngo ubwami bwime haba hari abiru bagombaga kwimika bakoresheje mu mihango nyine cyangwa no mu muco gakondo uburyo umwami yari yarabitegetse. Gihanga cyahanze u Rwanda. Ibyo rero kubera ko bitabaye byabaye ngombwa ko n'ubundi bahungana n'ingoma ngabe bayijyana muri Kongo n'ubundi. Ariko amateka akavuga yuko iyo ngoma itabashije kwemera kwambuka ko yarohamye mu kiyaga cya Kivu, akaba ariyo banayise Rwoga. None nyuma rero haza kuboneka indi ngoma ngabe ariyo Karinga. Ubwo rero twari turi kuvuga ikirumvikanye, ariko twari turi gusobanura neza uburyo u Rwanda rwapfuye rukaza kongera kuzuka nyuma y'imyaka 11 rwongeye kubona umwami ugiyeho mu buryo bwemewe. Muri iyo myaka 11 rero hariho abantu bitwaga Baryankuna bari nk'abahanuzi bo muri icyo gihe, nibo bagendaga babwira abanyarwanda ati nyamuneka nubwo ikibazo cyavutse mu gihugu, amapfa, inzara iratera, abantu barashira, abasaza benshi barapfa, abakuze barapfa, noneho wa muco wo kwigisha abakuze umuco y'amasekuruza yabo, uburyo bagomba kugenza ibintu, uburyo bagomba kwakira abantu, uburyo birahagarara nyine. Muri kwa guhagarara rero niho byazimiriye, noneho abana bato bayoberwa amazimu biwabo kugera ku Mana ntibaba bakibimenye. Ubwo wa muco wo guterekera ubugize muri ya myaka 11 wabaye imihango, imigenzo, ibintu byose bikorwa bisa n'ibyahagaze. U Rwanda rwarapfuye, inka zitakibyara, amatungo atabyara, imirimo itera, ari ibintu bikomeye. Abantu barapfa benshi cyane. Ubwo iterekera nyine naryo ryarapfuye, kigiramo ikibazo, kandi ari ryo nzira y'abanyarwanda ku Mana. Ubwo rero nyuma yaho nk'uko twabibonye ko umwami yaje guterekera Ryangombe ry'ababenga mwene Nyundo, abanyarwanda bakabona igisubizo kirabaye. Ubwo bari batakibona ibisubizo bishingiye mu iterekera kubera ko ryapfuye, bahise ko binjizamo umuco wo kubamwo umuhango wo kubandwa mu iterekera, ariko mu rwego rwo gukomeza gutunganya inzira y'Imana kuri bo, kugira ngo iby'Imana, imigisha Imana ibahereza, ibyiza Imana itanga bikomeze kubigeraho bidafite inkomyi. Nuko kubandwa byinjiye mu muco w'abanyarwanda. Byabaye inzira Ryangombe yakoresheje. Donc Ryangombe nta nubwo yigeze abigisha gutyo, ahubwo bo ni ibintu bafashe Ryangombe yaranapfuye, ariko hashingiye ko arya amasezerano twabonye yagiranye n'umwami. None umwami aza kumuterekera, umwami amuterekereye ikibazo gikemutse. Urumva ko bari bafite mu mitekerereze yabo ko Imana yagombaga gukiza uriya mwana, ariko kwanga gukira buriya byapfiriye mu nzira. Iyo nzira rero kubera ko itagishoboye gutunganywa neza, kubera ko hari uburyo nyine yazimye batakibizi neza, hinjiyemo intermediaire yindi, indi ntumwa imandwa yo gutuma kuri babazimu bari bayobewe, kuko ubwo bumvaga ko ari imigisha yo gukiza yari yafunzwe n'abazimu mu nzira. None rero Ryangombe akaba yifunguye. Ubwo rero Ryangombe abasha gufungura imigisha, arabasha kutugerera ku bazimu bakagira ubukaka bukeye. None rero ubwo nabo baba bamwinjije mu mitima yabo nk'umuntu bajya batuma ku bazimu w'iwabo batakizi, ariko ntibigeze bamwinjizamo nk'uwo basenga nk'Imana, ahubwo ni intumwa imandwa. Nuko nguko babifataga. Nuko kubandwa byinjiye mu muco w'abanyarwanda. Noneho rero kuko dukomeza kubigaragaza nyine n'ubundi, urumva wari umuco wo gutunganya, kubera nimba umuntu agize ikibazo we akakishakamo. Byapfiriye. Nihe byapfiriye, nihe nakosheje, nihe ngomba gukosora. Ariko nkuko tujya tunabibona nyine, umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame akunda akavuga ati twebwe Imana yaraturemye, iduha ubuzima, iduha ubwenge, iduha igihugu, iduha ibintu byose. Ibyo tubura ni twebwe tugomba kubishaka, kuko yaduhaye byose. Ariko mu by'ukuri kuriya ni ukuri. Njye mba mwumva ngavuga ati uyu muntu afite ubwenge bw'Imana, umutima Mana, kuko
Imana ntabwo abandi bagomba kuza kukuremera ubuzima ugomba kubamo. Kubaho Imana yarabiduhaye, yego, iduha ubwenge, iduhereza ubuzima. yego, ubwo ikibazo gihari yego, umuntu agomba kukishakaho. yego, nimba uri kubona hari ikibazo kiri gutuma nta terambere ugira, nta buzima bwiza, ni wowe ufite ikibazo, yego, ni wowe ugomba gukosora aho ibintu bitagenda neza. Kagame ajya akunda kuvuga byinshi mujya mubyumva. Ariko iyo mbyumvishije ukuntu abivuze mpita mbona neza neza birahura nyine n'imyumvire y'ukuri. N'imyumvire y'ukuri, yego, kuko nuko nyine Imana yo yaduhaye ubuzima, iduhereza igihugu, iduhereza ibyiza muri rusange. Ahubwo ni twebwe bwa bwenge tugomba kubukoresha, tugakoresha ibintu kugira ngo ibintu byose ibitari muri ibyo tubona bisa bitagenda neza, yego, ikibazo tukakishakaho. aho wari uvuze umutima mana, ariko nibuka ko ubushize watuganirijeho gatoya ku kijyanye n'imitima itandukanye abanyarwanda bemeraga ko abantu bagiye bafite. Kubera iyo mvuze nyine ngo afite umutima mana, yego, kandi koko nyine n'abami b'u Rwanda baranawugiraga. yego, ubundi abanyarwanda ikigereranyo cy'ubwenge yego, babyitaga umutima, yego, kubera ko ubwo bashatse kuvuga ko afite ubwenge buri hejuru cyane nyine buva ku Mana abantu batagira. yego, kuko urumva umuntu ufite ubwenge, kubera ko dutangiriye hejuru n'ubundi nka kuri uyu mukuru w'igihugu ameze, yego, bavuga nyine ko afite umutima mana. yego, umutima abantu batabasha gutekereza ibyo bintu, yego, ibi nk'iby'Imana yakora nyine bimeze nk'ibitangaza. yego, ariko hakaba n'ubwenge nabwo bukurikiyeho abantu basanzwe ariko kandi n'ubundi kubera ko na Bibiliya ihamya ko ubuyobozi n'ubundi buva ku Mana, buva ku Mana. Yego, noneho rero ubwo twari tubonye nyine ko abami ndetse nyine nk'umukuru w'igihugu nk'uku nguku ari we ukunda kugira bene uwo mutima. yego, ni umutima w'Imana, yego, ni umutima utekereza ibintu abantu basanzwe batatekereza nubwo bari abanyabwenge bukomeye. yego, noneho abandi bantu bafite ubwenge bwo ku kigero cyo hejuru bavugaga ko bafite umutimanama. okay, yego, umutimanama, yego, umutima ubasha kugira abandi inama, ubasha gukemura ibibazo byari biteye, ndetse n'ikibazo kije kimeze nk'urusobe akakiyungurura akagiha umurongo. umutima nama, umutima wabasha kugira abandi inama, nawe ukanigira inama, urakoze cyane, ukagira abandi inama, ukanigira inama, mbega ugashyira ibintu mu buryo. okay, noneho hakaba abandi bantu babakurikiye, abo bavugaga ko bafite umutima muhanano. yego, ni wa muntu bigisha ibintu bamwigishije ndetse akanabifata, ariko bikagarukira kuri ayo masomo. yego, ugasanga nawe adafite bwa bushobozi bwo gucukumbura ngo atekereze ibindi bintu, yego, igisubizo cyari kibuze agishake, utishakamo ikibazo ngo akuriye. niwe rero yageraga kuvuga ati, akaba yagenda akajya ahantu agatanga isomo, akigisha abantu bakumva ari byo, ariko hagera nko ku mugoroba uzajya ubona abaprofeseri bagenda bavuga, akajya mu kabari agasinda agakora ibintu bidakorwa. bakavuga ati burya umutima muhanano ntiwuzuriye igituza. yego, kuko inama yatangaga zibasha gufasha n'abandi, zikabakura ahantu habi zikabashyira ahandi, ariko urabona ko we zitamukuye mu gisebo cya burundu. burya umutima muhanano burya ntiwuzuriye igituza. yego, bakahita ko ari umutima muhanano. yego, hakaba rero n'urundi rwego rugiye rwo munsi yarwo narwo, uba urumva nyine ko yashoboraga no gufasha abandi. we ni umutima ngeso, yego, agashobora kugira akageso yakwiga, mbega yaba ari ingeso mbi, yaba adashobora, akaba yagira mbega avuga ati ni umutima ngeso. yego, hakaba rero n'undi wo ku rwego rwo hasi ari wa nyuma, we bavugaga nyine ko afite umutima nda. okay, we gusa ni ukurwana, kubona gusa ariye, ariko kuba yatekereza ati nabigenza gute, nakemura ikibazo gute, ibyo byo ntibimureba. ugasanga ibintu arabiharira abandi, bakavuga ati we ni umutima nda. yewe umugabo tubonye hariya ni mutima nda rwose. ni uko nguko ibyo bigereranyo by'ubwenge bagendaga babishyira mu byiciro, babyita muri uwo mutima. nuko rero ariko iyo ubirebye neza
usanga imitekerereze y'abanyarwanda ku Mana mu by'ukuri yari ifite ubugororoke kurusha uko abitwa amadini atekereza Imana kuri uyu munsi. Kuko iyo urebye uburyo amadini atekereza Imana cyangwa se yigisha Imana, iyo ubishyize mu nyurabwenge biranakubabaza cyane. Ukanibaza abantu bari kubivuga, se baratekereza, se bibaza gute? Urumva nimba umuntu wize ashobora kubwira umuntu yaje ari umukene amugana, amubwira ko yabuze icyo arya, akamumaza iminsi 3 mu masengesho. Nese umuntu amaze iminsi 3 mu masengesho, yaje atari yaje nta kintu asize, ubwo urumva azasubirayo ajya hehe? Kandi uri kumubwira uburyo Imana ishobora kumugirira neza, bikanamukemurira ibibazo, kandi uri kurushaho gutera ikibazo. Kuko izo mbaraga uri kwangiza, uzirikira abantu ngo nibajye ahangaha bamara ibyumweru, urumva umuntu ufite amashuri menshi akabwira abantu ko bagomba gusenga iminsi 40. Ubwo ya minsi 40 abantu ntibari gukora, niyo bakwitwa ko bari gukora ntacyo baba bari kumara. Umuntu utari yese yagukorera iki? Noneho nyine urumva ntibari no gukora, noneho bahagaritse imirimo. Iyo mirimo niyo gutuma kurwanya yanzara bari bafite, igihugu kikabona ibyo kubatunga, kikabona ubushobozi, bakabaho neza. Noneho ya mibereho myiza abantu bagagombye kugira hashingiye mu buryo bakora n'ibyo bakagombye kwigisha gukora, ubu uri kubabwira ngo baguma aho ngaho, nyuma kandi akaza kongera kubasaba amafaranga. Tukiri aho narimvuza, kandi hari igihe abantu baba bari muri karantene mu masengesho ya 40 jours, ariko batari ahantu hamwe, ariko bakaba biziranyeho ngo abantu dusengera kwa runaka turi mu masengesho y'iminsi 40. Niyo waba wagiye mu kazi, tuvuge ukora muri bank, uracuruza, ariko nawe uwo munsi uze kwirirwa utariye, kuko turi mu masengesho y'iminsi 40. Aho nari nkongeyemo mvuga nti niyo bataba bashyizwe ahantu hamwe wowe bari gusengera aho hantu, ariko nabo ubwabo bagiye mu kazi, imitima ibiri hamwe n'ubundi ibisa niko ridakora, itanahari. Uwo muntu uri bumara iminsi 40 atarya, umukoresha umushakamo umusaruro ntawazabona, kuko ntawe umurimo pe. Noneho watekereza ibyo bintu, barumva Imana barayifata bati? Ariko ni kwa kutamenya, kuko barasoma Bibiliya bakavuga bati Yesu yamaze iminsi 40 n'amajoro 40, nko muri Luka mu gice cya 4 barabivuga, atarya atanywa, ariko ntibabone ko hepfo bavuga ngo ajya yabona gusonza. We yaratarasonza. Noneho igikomeye cyane, nyine abantu bakwiye gutekerezaho, niba nibaza ngo ibyo yarabikoze, ariko se kuki yabikoraga? Yabikoreraga nde? Yabikoreraga iki? Mu by'ukuri Bibiliya igaragaza ko ibyo bintu yabikoze ari twe abikorera. Noneho nimba tumwizeye, natwe se twongere tubikore. Ubwo se twe turaba tubikorera ndi? Suko kandi ubwo nubikora, ubwo uraba ubyikoreye. Ubwo noneho uvuze ko Yesu we ntabwo yabigukoreye, uba umwikuyeho. Ofete no kurwanya umucunguzi, no kumurwanya, kandi yaje gukora ibyo twe tutari kubasha, kandi nyine bamurwanya muri amaberane y'ubugome bwa Satani, kuko ntibaba bazi, urumva bari kurwanya Imana ariko bazi nkaho bari kuyikorera cyangwa se bari kuyivugira. Niyo mpamvu rero ubu ngubu noneho twebwe tubwira abantu uti nyamuneka noneho nimuve mu rujijo, nimwizere Yesu. Ibyasabwaga byose we yabikoze neza, ariko n'ubundi ari twebwe abikorera, kugira ngo noneho twe nitumwizere, ubwo inzira ijye ku Mana ibe iri aho ihora itunganye, ku buryo bw'ikibazo cyo gushaka ibitambo, cyo guterekera, cyo gushaka amaturo, kuko nayo mu guterekera n'amaturo nyine yaterekerwaga. Ubwo ni ugutereka amaturo, amaturo agizwe n'ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibindi byose nyine byakenerwaga. Ubwo noneho ari amaturo yo mu buryo bwa kera ku bakurambere, ari amaturo yo mu buryo bwa kera ku bakurambere b'imahanga muri Israheli n'abandi,
batangaga ibitambo n'amaturo yego noneho ubwo Imana yarabishyuriye nibyo icyo kibazo yaragikemuye habonetse ituro rizima rihoraho rishimwe amen urumva ayo maturo yo ntiyahoragaho ariko ntiyanashimwe nibyo yego noneho rero irishimwe n'Imana iteka ryo rirahari ni Yesu mu gice cya gatanu umurongo wa mbere n'uwa kabiri noneho birasaba rero ngo noneho wizere Imana kuri cyo noneho ntiwongere kumva ukeneye kujya guterekera ukeneye kujya gutanga igitambo ariko ukeneye no gushyira pasiteri ituro mbone se urarimushyirira iki kubera iki se wowe wumva ugomba kurimushyira kuko Yesu ni we nzira ntabwo nzira ari pasiteri ahubwo pasiteri nawe yarakwiye gufatanya nawe akizera Yesu nawe akajya muri iyo nzira nawe agakira nk'uko natwe twakize nk'uko nawe wagombye gukira noneho ntibibe ngombwa yuko umuntu muzindukanye mugiye gukorera Imana mwembi noneho wongera umwishyure kandi muhuje ikibazo ikibazo muragihuje mwese mufite ibyaha noneho nyuma yongera kubwira ati rero ngewe nanjye nari ngiye gushaka Imana ariko nawe nagushakiraga harimwo n'ubwesikoro ko umuntu akwiriye gukizwa akabaho afite umutima utamurega afite umutima utekanye afite umutima wuzuye amahoro abanye n'Imana amahoro kuko icyasabaga cyose kugira ngo uwo muntu abane n'Imana amahoro cyarabonetse Yesu yaragikoze mu mwuzuro wacyo nibyo twasobanuye byinshi twasubiye mu mateka tuyavugaho hari umuntu witwa Umuse twakomojeho ubushize twari dufite umwanya mutoya ugereranwa n'icyo mu myemerere ya katolike ariko si katolike kigira gusa n'abandi barakigira uwo bita umubyeyi w'abatisimu kugira ngo kubera ko tutabonye umwanya wo kubisobanura ubushize wabisobanurira abadukurikiye nk'uko tubibona nyine yego urumva iyobokamana mvamahanga yaje ifitemo ikibazo gikomeye nyine ariko abantu batabasha gusobanura kubera uburiganya bw'umwanzi n'ubundi urumva ko Bibiliya igaragaza ko nyine inyoko muntu yagiriye ikibazo mu ivuko rya mbere noneho kubura kuvuka ku muntu wakoze icyaha umuntu nagahinduka umunyabyaha bishingiye mu ivuko yego bikaba rero ko hagomba kubonekamo irindi vuko rishya rihindura umuntu intungane noneho akaba umwana w'Imana kubera ko yavutse ku Mana nawe akaba intungane binyuriye muri iryo vuko rishya ryabonetse yego ubwo butumwa rero bwarasomwe mu matwi y'abantu yego abantu barabwumva ariko noneho bagatekereza ko ivuko rigomba kuboneka umuntu akongera akavuka bundi bushya ariko akabyarwa n'umuntu kandi ikibyawe n'umubiri urumva Yesu yavuze ati ikibyawe n'umubiri ni umubiri n'ikibyawe n'umwuka ni umwuka noneho bakavuga bati rero umuntu yari afite umubyeyi noneho rero kubera ko ikibazo cyavutse mu ivuko kuko umuntu yavutse ku mubi nawe akaba mubi tubona umubyeyi wo mu nda ubwo arabasa n'uvuyeho haboneka undi mubyeyi wa batisimu ariko ugasanga noneho ni ukuva kwa zuru ujya kwa munwa ni ukuvuga ngo umuntu avuye ku muntu asubiye ku muntu noneho ugasanga bari kwisubiramo gukira kurabuze bamwe bakanabigira nk'imikino abandi bakabiberwa uko babyita nuko bikababera inyobera basuzumye nabyo ariko nyine naho ngaho byagiye bituruka niyo mpamvu nakubwiye ngo Ryangombe nawe ubwe yari yarabyawe nyine n'umuntu bwa mbere arongera abyarwa n'undi muntu agira ngo ubwo biramukiza ibyaha ariko aza no kubyigisha n'abandi nk'uko n'abapadiri bera n'abamisiyoneri baje babyigisha ariko kandi bidashobora kugira uwo bikiza Yezu rero yaravugaga ati keretse uvutse ubwa kabiri ariko yaravugaga ati keretse Imana ikubyaye kuko Imana niyo ibyara abantu mu ivuko rya kabiri ko umuntu mu ivuko rya mbere umuntu abyara undi kubera ko umuntu ari umunyabyaha ubwo n'uvutse nawe akaba ari umunyabyaha kandi umunyabyaha akaba atandukanye n'Imana kuva akivuka ikimukiza rero
nuko yongera kuvuka bundi bushya akavuka ku Mana. akavuka ku Mana. Kubera nk'uko twabibonye rero, kubera ko Imana ni umwuka, imbaraga zayo ziba mu ijambo ryayo. Kugira amahirwe rero yo kumenya uburyo Imana yagennye ibyo bintu, ukabyemera mu mutima, uba uvutse, ubwo buvutse ku Mana. Kubyivugira n'akanwa kawe biba bitumye ukijijwe nyine. Nuko nguko umuntu akizwa ubundi. Noneho rero kubera ko amadini icyo kintu cyarayihishe, ariko kandi baba banabisomye bakabishakira rero amakopi mu buryo bufatika n'ubundi. Ugasanga rero umuntu arakomeza yinyuramo, ariko mu by'ukuri akanumva ko agomba kubohoka, akiyumvamo ubutungane, ariko yabwishakamo akabubura, kubera ko nyine ntabwo yamenye neza ibyo bintu ngo abyizere adashidikanya, ahubwo akabyiga, akabibroka, akongera akabisoma, ariko akajya biririmba nk'indirimbo atazi igisobanuro. Ubwo turi gusobanura icyo hano bita umubyeyi wabatisi. Hanyuma rero bikaza gusanishwa gute n'umuse? Uwo muse nyine nawe yabaga ari umubyeyi wabatisimu, kuko ubwo urumva Ryangombe yari yarababwiye ko nubwo bo bagaragaza ko inzira itunganye igera ku Mana ari ukunyura mu bakurambere babo nk'uko babibuka, ariko akababwira ko ibyo bitabagezayo. Akababwira ko bakwiriye kuvuka ubwa kabiri, bakongera bakavuka bundi bushya. Nyine ni iyobokamana mvamahanga, ni iyobokamana nk'iya Gatolika nyirizina. Hakaboneka rero umubyeyi wabatisimu umubyara, kuko yari yababwiye nyine kuko ikibazo ari icy'icyaha cyabaye ngagatisimu ubundi, kandi umuntu agomba gukira icyo cyaha apfuye ku byaha akongera akaba bundi bushya. Ryangombe noneho yabigishije n'ubundi nk'ibyo twari turimo. Nibyo we Ryangombe icyo yakoze, we sibyo nakubwiye se, ibiriya bihugu by'iburasirazuba bariya ba missionnaire bagezeyo mbere. Bagezeyo mbere cyane. Hari horoshye kuhajya, ariko u Rwanda kubera ko ari we mukuru w'ibihugu byose byo mu isi, bari baratinye kubanza kurukandagiramo, ntirwavogerwaga. Baje kurugeramo nyuma rero bo babizi, bajya nko kubitanga. Nibo bazanye ivugabutumwa mbere, none igihe kiza kugera rero nyuma n'ubundi abazungu nabo baza kuza nyuma kubyivugira, ariko Ryangombe yarabyigiye, we yarabibanjije mbere. Ko yarabyize mbere, niko byagenze ubundi. Nuko byari bimeze. Umuse ni uwo nguwo, yari umubyeyi wabatisimu. Nibyo nuko. Ubwo se we bamutoranyaga bakurikije iki icyo gihe? Uwo muse nyine yagombaga kuba ari umuntu wabanje nyine kubandwa nawe, gutuma imandwa. Ni ukuvuga ngo ni umuntu, urumva nimba hari abantu bo banyuraga ku bazimu direct badatumye imandwa, noneho rero kubandwa ni ukwemera gutuma imandwa nyine, noneho ngo zizakuvugire ku bazimu nka kuriya. Noneho umuntu wabanje nyine kubandwa mbere akaba ari we uza kuvamwo umuse uwigishije abandi ibyo bintu, ashobora kumubyara nyine muri ubwo bintu. Kuko n'ubundi n'umubyeyi wabatisimu mu buzima busanzwe ni uwabanjije kuyoboka idini, noneho yamara kuyoboka idini mbere akaza kubyara uwo muntu muri iryo dini, akarimwinjizamo, akamwigisha izo nzira. Nuko byari bimeze. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Tugushimire ku mwanya wafashe. Nibwira ko abadukurikira basobanukiwe byinshi, bazakomeza no gusobanukirwa. Ikiruta byose tubifuriza ni ugusobanukirwa iby'inzira nshya itunganye rwose, ibageza ku Mana, itazagitunganywa buri munsi, ica kuri Yesu, kugira ngo batekane bagubwe neza. Ubushize twaravuze tuti kandi niko tunameze natwe, niko twabaye nyuma yo kwizera. Twaravuze tuti iyo wamaze kugira umutima ukuyemo urubanza rwo kurimbuka, utakikurega ibyaha, tifitemo inkeke y'icyaha imbere y'Imana, ni nayo soko y'imibereho myiza yose abantu nabwo bashakisha. Ahari nabyo tuzabisobanuraho, bashakishiriza mu nzira nanone nyinshi cyane. Bakubwira ati kura niko kubaho neza, nako niko kubaho neza, wakora biri ukabaho neza, wakora nabiri ukabaho neza. Abantu ariko umuntu n'ubundi akarinda saza, kuko nyine urumva umuntu afite ikibazo,
ariko ntazi igishobora kumukiza. urakoze cyane. none urumva bo bagenda bashaka gukira, yego bakabona ati uriya wenda yageze ku bukire, yego wamubaza akavuga ati reka abakire barahari. yego ati wishinyagura. yego aho rero nabwo twabonaga ko kugera ku Mana niko burya kubaho, nibwo bukire, nibwo bukire, kuko Imana niyo ifite byose, ifite byose, ni umutunzi wa byose. ubwo rero iyo utunze Imana, yego ubwo ni wowe ubukize kuko uba utunze byose. urakoze cyane. tuzakomeza kubisobanura ko iyo ni inzira igeze umuntu ku Mana, ariko ikaba n'inzira igeze umuntu ku mibereho myiza, kuko nyine Imana nibwo niwo mukiza. ubwo kugera ku Mana nibwo gukira. yego ariko abantu baracyashaka gukira cyane kubera ko bataragera ku Mana, bagashakira mu bindi bintu batekereza ko byabakiza, ariko mu by'ukuri ntibibakize. wowe rero ushaka kubaho neza, wowe ushaka gukira, inzira ni imwe, inzira irahari ni imwe kandi itunganye kandi yizewe. ureke ubukire abantu bavuka bashaka, bakarenda basaza batabugezeho. birashoboka ko nawe wagera ku bukire, birashoboka ko wabaho neza. namwe tubashimire, Imana ishimwe cyane mwe mudukurikira, ariko dushimira n'Imana iba yadushoboje igakora ibi byose kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi. Imana ishimwe n'iteka ryose. Amen.